amahirwe yo kumenya Imana n'amahirwe yo kwiga ijambo ryayo, nongeye kukwishimira cyane muri iki kiganiro. Iki kiganiro tugiye kugirana ni umugabane wa kabiri w'icyigisho imvururu za mbere na mbere. Iki mugabane wa mbere twarawubonye aho twarebaga uburyo mbere na mbere nyine ikibazo cyabaye hagati y'Imana na Satani n'uburyo Satani yahinduriwe izina. Ibyo ngibyo twarabibonye mu mugabane wa mbere, n'uburyo Imana yakoresheje ububasha bwayo ikerekana umwana wawe ko ari we uzakemura ibibazo byose. Nshuti zanjye, ni icyigisho cyiza cyane. Uyu munsi tugiye kureba icyigisho umugabane wa kabiri w'icyigisho imvururu za mbere na mbere, mugabane wa kabiri, aho tugiye kureba propaganda Satani yakoresheje kugeza ubwo agushije abamarayika 1/3, kugeza ubwo Satani amanutse akaza mu isi, kugeza ubwo Satani noneho ageze no ku rwego mu isi agiramo amadini. Turaza kubibona mu cyigisho, kugeza n'ubwo noneho Satani ageze no ku rwego rwo kugira Bibiliya, uretse hirya yo gucurika Bibiliya yera cyangwa se Bibiliya ijambo ry'Imana, hirya yo kuricurika, ubu noneho yiyandikiye na Bibiliya ye ku giti cye. Muri iki cyigisho turabonamo ibintu byinshi, ariko reka tubanze dusenge kugira ngo Mwuka Wera tuyobore. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uri umwami wacu, uri umukiza wacu, uri inshuti yacu. Ubwabyo ibyo tumaze kubyatura n'akanwa kacu, tumenya ko Satani ari umwanzi wacu, akaba n'umugome utatwifuriza ibyiza, akaba n'umwanzi w'ijambo ryawe. Ubwo rero ijambo ryawe ryo ribasha kutumenyesha urukundo rwawe n'urwango rwa Satani. Ijambo rya kabiri ryo ritumenyesha uburyo waducunguye n'uburyo Satani ashaka kuturimbura. Reka iryo jambo ubwo turifite mu biganza byacu, Mwuka Wera yeze imitima yacu, yeze n'amatwi yacu, kugira ngo tubashe gushyikira amasezerano yawe. Kandi uyu mwanya udukure mu bujiji no mu runtu, abana bawe tukwizere kuriho kandi ugororera abagushaka. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti zanjye, muri iki cyigisho tugiye kureba propaganda za Satani. Hari isomo nkunda cyane ryo muri Yesaya igice cya 9:5. Yesaya igice cya 9:5 ni isomo ryerekana ko uko Kristo yagombaga kuvuka, ariko nanone rikerekana irindi banga rikomeye cyane abantu benshi batajya babona. Yesaya igice cya 9:5, Bibiliya iranditse ngo, nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. Kristo yiswe umwana w'Imana mu ijuru, murabyibuka neza, kandi nanone mu kuvuka ko yagombaga kwitwa umwana w'umuhungu. Bibiliya irakomeza ngo, ubutware buzaba ku bitugu bye. Ubu butware ndabibutsa yuko nanone ubu butware Kristo nubwo burimo kuvugwa hano, Kristo yabuhawe mu ijuru, niba mubyibuka. Ikindi kandi buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama. Muribuka neza mu cyigisho twabanje yuko Bibiliya yatubwiye yuko bombi bagiye inama zo kuzana amahoro nyuma y'imvururu Satani yari yateje mu ijuru. Noneho rero Kristo hano yagomba kuvuka izina ry'uko ari umujyanama w'Imana, rikanakomeza no mu isi akitwa umujyanama wacu. Ndetse Bibiliya hano iravuga ngo, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Mu magambo make, Kristo yiswe umwami w'amahoro mu ijuru bitewe n'ikibazo Satani yari yazanye. Kandi nanone data wa twese yaringanije we n'umwana we, yuko aho umwana azaba ari data wa twese azaba hari. Kuko ibyo rero iri somo riratwereka yuko mu isi hakomereje intambara yari yakomereje mu ijuru, kandi Kristo nubwo yari amanutse aje mu isi guhangana na Satani, ntabwo ububasha bwe bwagombaga kwigizwayo, ahubwo abantu bagombaga kumenya ko ari Imana ije mu bantu. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, paje ya 21 ku kagingo ka 2, baranditse ngo, ariko kandi umwana w'Imana yari yarashyizwe hejuru ye nk'usangiye ubutware n'icyubahiro na se. Kristo niwe wenyine wafatanyaga na se mu nama. Aya magambo arakomeje. Kristo niwe wafatanyaga na se mu nama, ariko Luciferi ntiyari yemerewe kumenya imigambi y'Imana. Kiracyari ikibazo.
Kristo azi imigambi y'Imana, azi plani y'Imana, Satani ntazo azi, kuko Satani ni ikiremwa ariko Kristo ni umuremyi. Uwo mumarayika ukomeye cyane arabaza ati, ni kuki Kristo yadusumba twese, kuki yubashywe kuruta Rusiferi? Iki cyari ikintu gikomeye. Rusiferi yababajwe nuko Kristo amusumba. Kandi n'uyu munsi wa none ngicyo ikibazo kiri hagati y'intambara ikomeye iri hagati ya Kristo na Satani, ni ukurwanira icyubahiro kwa Satani. Reka muri iki gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi paji ya 24 na paji ya 25 nabonyemo ibintu 12 byerekana propaganda Satani yakinnye, kandi biratangaje iyo propaganda Satani yakinnye n'uyu munsi wa none aracyayikina, keretse abantu bakeya bafite umwanya wo gusenga, wo kwiyiriza ubusa no gusaba Imana ngo ibahumurire amaso bamenya aho ibihe birimo kwerekera, abandi ntibazamenya ibyo ari byo. Propaganda ya mbere, gukorera mu ibanga. Satani, Rusiferi, icyaha kikimara kugera muri we, yatangiye gukorera mu ibanga, atangira kuganiriza abamarayika rwihishwa. Icya kabiri, kwigaragaza nk'uwubaha Imana. Yatangiye kwigaragaza nk'uwubaha Imana, abamarayika baza kuramya nawe akaza, ariko mu by'ukuri ntabwo yabagaje. Icya gatatu, kubiba gukemanga amategeko agenga abo mu ijuru. Satani yatangiye gushidikanyisha abantu ku mategeko yo mu ijuru, amategeko Imana yatanze, ndetse yerekana ko ayo mategeko adatanga umudendezo. Inshuti zanjye, ibi bintu birakomeye cyane. Nukubera iki ibi bintu bikomeye? Nuko n'uyu munsi wa none aracyabiba gukemanga amategeko y'Imana mu bantu benshi. Niyo mpamvu mwumva abanyamadini benshi bavuga ko amategeko y'Imana yavuyeho. Ikindi kintu gikomeye cya kane yakoze, propaganda ya kane, ni kubona asumbishijwe Kristo, yarangiza akabona ntabwo areshya nawe, yahise abyita akarengane. Yabajije uburyo Imana ipromotinga Kristo, we ntimupromotinga, ariko ni ukutamenya. Reka nkwibutse yuko Rusiferi yari umumarayika ufite ububasha kuba mu bamarayika basanzwe, akaba umuserafi mu baririmbyi, akaba umukerubi mu bigendanye n'abarinda guverinoma n'ubushobozi n'itegeko nshinga ry'Imana. Ariko ibyo byose kuba bikora byamwitiranyije, yumvishe bisa naho yabaye umwana w'Imana agomba gusumbishwa Kristo. Propaganda ya gatanu, yifuje ko haba impinduka muri gahunda no mu mitegekere y'iby'ijuru ngo umutekano ugaruke. Yifuje ko haboneka impinduka. Abamarayika ngo yabonaga yuko bari mu buretwa, aravuga ati hoya tuve mu buretwa rwose tujye ahagaragara, natwe turashaka umudendezo. Intambara y'umudendezo Satani yateje mu ijuru yatumye abamarayika be bisanga bari mu buretwa. Intambara y'umudendezo Satani yateje muri Edeni yatumye Adamu na Eva bahinduka imbata z'icyaha nk'uko twibona natwe uyu munsi. Kandi iyi ntambara y'umudendezo Satani arimo arayiyobora mu bihugu byinshi byo ku isi, bizarangira abantu ari imbata z'icyaha ku mugaragaro. Ikindi cya gatandatu, nyuma y'ibyo cya karindwi, yerekanye ko kumwihanganira kw'Imana byatewe n'uko akomeye, ndetse abona ko akomeje ijuru ryazemera ibyo ashaka. Yari propaganda, yaravuze ati yego, ubwo abamarayika b'Imana barimo kumbwira yuko nshobora kujya gusobanura ikibazo cyanjye imbere y'Imana, noneho biragaragara yuko mfite power, byanga byakunda Imana ntabwo yakwemera kumpomba. Ibi bintu, aya matiku mfite, nakomeza byanga byakunda Imana izemera tujye mu mishyikirano. Nshuti zanjye, ibi bintu byamwongeye kuba mubi, bimwongera kuba mubi, arushaho kuba mubi cyane. Propaganda ya munani, yafunguye ku mugaragaro intambara ikomeye. Noneho Satani yaravuze ati rero ubwo banze imishyikirano, reka noneho tujye bigaragare, nta kintu nkivugana nawe, nta kintu nkivugana n'Imana, ihangane nanjye mpangane nayo. Ubu nta kindi, niba ari intambara niteguye kuyirwana. Aho ngaho niho mu byahise bahise batubwira ngo mu ijuru habaho intambara. Mu magambo make, Rusiferi niwe weguye atangiza intambara. Mu gutangiza iyi ntambara, reka mbibutse yuko ibi bintu byose bikigera mu mutwe we yari yaramaze guhinduka Satani, yari atarirukanwa mu ijuru, ariko yari afite iyi mitekerereze. Turaje twibaze ngo kuki Imana itamwishe, kuki Imana itashatse ahandi mushyira, kuki Imana itashatse ukuntu imukuraho ngo abamarayika wenda ntibazanamenye naho yagiye. Iyo ni systeme yacu nk'abana b'abantu b'abanyantege nke. Iyo systeme iranga abanyapolitike b'abanyantege nkeya, nibo bikiza abantu bafitanye ibibazo. Ariko ku Mana yari ifite umugambi muremure wo kwerekana ko imico y'Imana ari myiza.
inshuti zanjye, hano yafunguye intambara ku mugaragaro. Propaganda ya 9 uwo munsi nibwo yahinduriwe izina, ava ku izina Rusiferi yitwa umwanzi, ndetse yitwa Satani, yitwa Bezeburi, amazina menshi cyane, yitwa Poloni. Ayo ni amazina agendanye n'urugamba yari atangije. Kandi uretse ibyo ngibyo, muri Bibiliya nanone bamwise umurimbuzi kuko yari arimbuye abashinzwe kurinda. Byanga byakunda, mu ijuru yarimbuye 1/3 cy'abamarayika abaca mu maso y'Imana. Burya kuva mu maso y'Imana ubwabyo nabyo ni ukurimbuka. Noneho rero arangije amanukira mu isi. Ibyabaye muri Edeni murabizi. N'uyu munsi wa none abantu bagiye kurimbuka bazize Satani, niyo mpamvu yiswe umurimbuzi. Propaganda ya 10 yeruye ko atazongera kubaha abavogera uburenganzira bwe n'ubw'abamarayika. Yavuze ko atazongera kubona abamarayika bavogerwa, uburenganzira bwe nta wabuvogera, kandi ubwo yaregaga nde? Yavugaga ko Kristo ari ushaka kuvogera uburenganzira bwe. Reka mbibutse yuko Bibiliya avuga ngo ntimuri abanyu ngo mwigenge. Umuntu yashatse kugira ubwigenge bwo mu rwego rwo hejuru, buri hejuru ya Mwuka Wera, ubwigenge buri hejuru y'amategeko y'Imana, uwo muntu aba yageze ikirenge mu cya Satani. Satani, propaganda 11 yagaragaje neza, yabwiye abamarayika ko abapanga gusaba Imana imbabazi byamaze kurangira, n'uwasubirayo yakurwa mu mwanya yari afite. Yabonye abamarayika, abona abamarayika batangiye gukenga. Muri ba bamarayika yari afite, yabonye ko arabatangiye kuvumbura yuko Satani yayobye kandi azabagusha mu kaga. Abo bamarayika imitima yabo yifuzaga kuba yasubira ku Mana, dore ko bari bakiri mu ijuru kandi intambara yari ifunguye, ariko buri wese agomba kugaragaza uruhande agomba kujyamo. Aba bamarayika Rusiferi yarabegera arababwira ati ibyanyu byarenze ihaniro, ntihagire umuntu utekereza gusubira ku Mana, kuko nimusubirayo nta mbabazi muri bubone, imbabazi munazihawe, imyanya mwari murimo mwamaze kuyitakaza. Iyi ni propaganda ikomeye, aho Satani n'uyu munsi wa none atwongorera. Iyo tugifite imbabazi za Kristo zigihari uyu munsi, ubu Satani arimo aratwongorera yuko abantu bakoze ibyaha batababarirwa, abantu batutse Umwuka Wera, abantu bageze gute. Ariko ikintu gitangaje nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo Satani arimo arongorera abantu ko batababarirwa. Ariko biratangaje uburyo imbabazi nizirangira, Satani azahamagara abantu akababwira ati ngaho none musabe Imana imbabazi, mutege amatwi mwumve kwibumva. Mu magambo make, Satani acurika ibintu. Iyi imbabazi zigihari abwira abantu ko zarangiye, zaba zarangiye akababwira ngo nibajye kuzisaba. Iyo propaganda ye n'uyu munsi wa none aracyayifite. Yababwiye rero ayo magambo abereka yuko imbabazi z'Imana zabarangiriyeho. Propaganda ya 12 ya Satani, ikintu cyoroshye cyose yatangiye kugihindura iyobera, maze abiba gushidikanya mu bamarayika. Yatangiye kubacanganyukisha ku magambo Imana yavuze, atangira kubacanganyukisha ku rukundo Imana ikunda umwana wayo, atangira kubacanganyukisha kuri gahunda y'Imana yo kurema. Ibi bintu byose agenda abereka ko Imana ifite ibintu ibakinga. Byarangiye gute rero? Byarangiye abamarayika babonye yuko Imana itabakunda, ndetse bemera kumanukana nawe. Nshuti zanjye, twihuta, wakwibaza ngo kuki Imana itahise irimbura Satani? Mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi paje 26 baranditse ngo iyo Satani ahera ko anyaga ubugingo bwe, bamwe bari kujya bakorera Imana kubwo kuyitinya aho kuyikorera babitewe n'urukundo. Abamarayika b'Imana bari kuza bakorera Imana bavuga bati nta wamenya aho Rusiferi yaciye, nanjye sinshaka gucaho yaciye, ariko bari kuzaza bubaha Imana nta rukundo rurimo. Ingeso z'umushukanyi ntizajyaga kuba ziciwe rwose, cyangwa se ngo umutima w'ubwigomeke ubukuweho burundu. Icyajyaga kugirira ijuru n'isi umumaro kwari ukureka Satani agakomeza umugambi we, maze ibirego arega ubutegetsi bw'Imana bikamenyekana, bityo ubutabera bw'Imana n'amategeko yayo adahinduka ntibizongere na rimwe gushidikanywa. Ubutabera bw'Imana n'amategeko y'Imana kugira ngo bigaragaze ubwiza bw'Imana, nibyo byatumye Imana ireka Satani. Ariko ndagiye mbabwire ngo n'uyu munsi wa none iki kibazo abantu benshi barakibaza. Reka mbabwire yuko Imana irimbura Satani, no mu bamarayika hari kuzavuka abandi bameze nkawe, kubera yuko ntabwo icyaha cyari kuba kirangiye. Muri gahunda y'Imana ipanga kuzarimbura icyaha n'igisa nacyo. Mu gitabo nkunda cyane cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, ni igitabo kinsobanurira amateka ya Yesu, kikanyereka ubusobanuro bw'amagambo akomeye Yesu yavuze. Kuri paje 515, paje 517, akagingo ka 6 baranditse kuri iyo paje, guturuka akagingo ka 5 kugeza ku ka 6 baranditse ngo Imana yari gushobora kurimbura Satani n'abayoboke be nk'uko umuntu ajugunya akabuye gato ku butaka. Imana ibishaka
byari byoroshye nk'uko wafata akabuye mu ntoki ukakajugunya mu butaka, ariko Imana ntiyabikoze. Kubera iki rero? Kwigomeka ntikwagombaga gutsindwa hakoreshejwe imbaraga. Gukoresha imbaraga biboneka mu butware bwa Satani gusa. Mu bubasha bw'Imana, Imana ntabwo igikoresha igitugu. Muri gahunda z'Imana ntabwo igikoresha agatuza, ntabwo igikoresha uburakari n'ubukana. Oya, ahubwo ntabwo inzira z'Imana ari zimwe n'izo. Ububasha bwayo bushingiye ku kugira neza, imbabazi n'urukundo, kandi gusakaza ayo matwara nibwo buryo bukoreshwa ku Mana. Ubutegetsi bw'Imana bushingiye ku migenzereze itunganye, kandi ukuri n'urukundo nibyo biranga ubushobozi bwabwo. Wari umugambi w'Imana gushyira ibintu byose mu mutekano w'ibihe bidashira, kandi mu nama yo mu ijuru hemejwe ko Satani akwiriye guhabwa igihe maze akagaragaza amahame y'ubutegetsi bwe bushingiyeho. Imana yemeye kwihangana, iha Satani igihe, iha we n'abamarayika bari kumwe igihe, kugira ngo nubwo ndetse n'abamarayika b'Imana bibazaga impamvu Imana idafata umwanzuro, ariko Imana yashakaga yuko ibya Satani n'abamarayika be bijya ahagaragara. Satani yari afite ibintu yizeza abamarayika, byari byiza yuko Imana imugaragaza uko ari. Yaravuze ko amahame ye aruta amahame y'Imana, kandi igihe cyaratanzwe kugira ngo Satani ashyire mu bikorwa amahame agenderaho, kugira ngo abaremwe bose bo mu isi no mu ijuru nabo babibone. Ngiki kintu cyatumye Imana ibikora. Mu Byahishuriwe 12:7 rero, igihe cyarageze Imana ibona ntabwo izakomeza kwihangana, ifata umwanzuro yirukana Satani. Twakwibaza, ninde wirukanye Satani mu ijuru? Ibyahishuriwe 12:7. Mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, ntibanesha, kandi mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani. Yohana yashatse guhuza amateka y'ibyo mu ijuru n'amateka y'inama y'agakiza, ndetse n'amateka y'ibyo Satani yakoze muri Edeni. Ari byo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywana nacyo. Reka nkwibutse yuko muri gitabo cya Luka, mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka igice cya 10:18, Yesu yabwiye abigishwa barababwira ngo, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Mu magambo make, ntago Satani yaguye gusa ku mpamvu zo kugwa, ahubwo yaguye aje no guhiga abantu. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none nje nawe turahigwa na Satani cyane. Kubw'ibyo, uwirukanye Satani mu ijuru akamwirukana muri Edeni, uwo nguwo ni nawe wenyine ufite ububasha bwo kwirukana Satani mu mutima wanjye n'uwawe. Ese igihe ntigihagije kugira ngo Satani yirukanwe mu mutima wanjye n'uwawe? Igihe kirageze ngo wemerere Kristo yirukane Satani. Satani amaze kwirukanwa rero mu ijuru, amaze kugera mu isi, yakoresheje imbaraga ze zose, kandi nagira mbabwire ngo byanga byakunda nimureba ikiganiro Adamu na Eva bagiranye na Satani, mukareba ikiganiro Satani yagiranye yigize inzoka yagiranye na Eva, cyerekana yuko byageze aho abantu batangira kubona Satani nk'umwami mwiza ubifuriza kugira ubwenge no kureba kure. Ndagira mbabwire ngo Eva na Adamu bamaze kurya itunda, bari batangije gahunda y'idini rya Satani ku mugaragaro, ariko Imana yongeye kugaruka irababonekera, yongera kubereka umusaraba uzabacungura. Idini y'Imana itangira uwo munsi, idini ishingiye ku maraso ya Yesu Kristo yagombaga kuzameneka kugira ngo ijuru n'isi byongere byiyunge. Ariko nkiri hagati aho ngaho, nagira mbabwire ngo Satani abonye hagati ya Adamu na Eva atababonyemo idini, nyuma y'uko bagaruka ku Mana, Satani yatangiye gutegura gahunda ze. Nimureba neza kwa Kayini, mukakomeza mu mwuzure, mugakomeza na nyuma yawo, Satani yagiye agaragaza yuko afite uruhande rw'abamushyigikiye, bamubonamo nk'umuntu ushyigikiye umudendezo, umuntu ushyigikiye ububasha n'ubutwari. Ndetse ndagira ngo muze kujya ku rubuga rwa Wikipedia, aho bavuga ku idini ryitwa Luciferianism, imyizerere yitwa Luciferianism. Luciferianism ni imyizerere yabonetse mu kinyejana cya 4, kandi ubu buryo bw'imyizerere bufata Satani bushingiye kuri Luciferi, ndetse ubu buryo bukaba ari uburyo bukomeye bwerekana ko ntago bafata Satani nk'umuntu mubi, nk'umumarayika waguye, ahubwo bamwemera, bamufata nk'umudestroyer cyangwa se umwangizi, bakamufata nka guardian, umurinzi, bakamufata nka liberator, utanga liberation, utanga
umudendezo, ubohora, umwami wo kubohora, bakamufata nka light bringer cyangwa se utanga umucyo, bakamufata nka guiding spirit to darkness cyangwa se imbaraga zishobora kuyobora umuntu ugendera mu mwijima. Rero nanone hano muri iri dini basenga Satani, Luciferi, bavuga yuko ari imana yiyopoza ku imana yitwa Yehova. Ndetse nimureba neza iri dini bavuga yuko Satani ari umwami wa independence, kwishyira ukizana. Bakavuga yuko Satani nanone ari umwami w'icyo bita enlightenment cyangwa se kubonekerwa cyangwa se guhabwa umucyo. Ndetse abantu benshi bakora ibintu bya tekinoloji by'ubushakashatsi bemera iri dini rya Satani. Ikindi kandi Satani bamufata nk'umwami cyangwa se nk'imana ishinzwe human progression, iterambere rya muntu. Noneho rero ikindi kintu gikomeye, iri dini byanga byakunda ni idini rikomeye cyane rivuga yuko umuntu atagomba gufokasinga ku by'Imana, agomba gufokasinga ku by'ubu buzima gusa, ibindi Satani azabikora. Hariya ndimo ndabereka neza muri burebe ikimenyetso, ikirangantego cy'idini ya Satani ya Luciferianism. Ni ukuvuga ngo harimo umucyo, harimo icyo bita flambo y'umucyo, hakabamo iminyururu, ariko umunyururu umwe ucitse, harangiza hakabamo ijisho mukunze kubona ryerekana yuko Lucifer abafasha kureba kure. Rero nshuti zanjye, nyuma y'iri dini hari irindi dini ku isi nanone, ryo noneho rimwe ryitwa Luciferianism, risenga Luciferi, irindi rigasenga Satani, the Church of Satan. Iri ni idini rifite imisengere na organization ishingiye kuri Satani, ndetse iri dini rifite na Bibiliya yaryo. Ndaje nyibereke. Nanone ikindi kintu gikomeye, the Church of Satan was established at the Black House. Murabona yuko ryatangiriye muri Amerika mu 1966, hari mu kwezi kwa kane ku itariki 30. Ryatangijwe n'umugabo witwa Anthony Zandor Lavey. Uyu mugabo rero ni umutambyi mukuru w'iri dini rya Satani. Kandi ikindi kintu gikomeye nagira ngo mbabwire, iri dini ikimenyetso cyaryo ni inyenyeri ihengamye, ariko ubundi iyo nyenyeri birimo ihene. Mu magambo make murabizi Yesu Kristo agereranywa n'intama, kubw'ibyo Lucifer Satani agereranywa n'ihene. Niyo mpamvu nuvuga ngo Yesu azabwira abari iburyo bwe, azabwira intama, azarobanura intama mu ihene. Bivuze ngo igihe Yesu azafata intama ze, Satani nawe ihene ze azazaranja. Ibi bintu birakomeye cyane. Noneho urwo rubuga rwa Wikipedia noneho nimurujyaho muzasanga hari icyo bita Black Mass cyangwa se misa y'umukara niko twabyita. Ni umunsi mukuru ukoreshwa mu matsinda atandukanye asenga Satani, aramya Satani. Noneho icyo bakora ni iki, baragenda bagafata misa isanzwe y'abagatulika, noneho bo bagacurika imihango ya misa. Nuvuga ngo ikintu misa iberamo gishushanya wenda ibigendanye na Kristo, bo bahita babicurika bikerekeza kuri Satani. Aha kuri urubuga rwa Wikipedia muraza kubibona. Bakomeje berekana yuko muri Black Mass bakoresha ibintu bigiye bitandukanye, kandi iyi Black Mass cyangwa se misa y'umukara yakomeje gukoreshwa cyane mu kinyejana cya 19, ariko cyane mu gihugu cy'Ubufaransa. Ndetse yaba n'abapfumu bamwe na bamwe n'idini rya Satani bakoresha iyo misa y'umukara. Ndagira mbabwire rero nshuti zanjye, kubera iki bafashe icyo bita Black Mass. Kuki bafashe Black Mass? Impamvu ni imwe. Buriya abana b'Imana bajya mu materaniro, bajya mu rusengero, bajya mu isengesho, bajya mu materaniro, ariko misa bifite ubundi busobanuro. Twihuta ndagira ngo mbereke ngiri ya Satani, Bibiliya ya Satani. Mu by'ukuri iyi Bibiliya ya Satani yanditswe n'uriya mugabo bita Anthony Lavey, nkuko nabibabwiraga. Ifite imbere ifitemo ibintu bitandukanye, igizwe n'ibitabo bigera muri 4. Nubwo iyi Bibiliya yitwa Bibiliya ya Satani, ariko najya mbabwire ngo Satani ni umuhanga. Icyambere yiteguye gucurika Bibiliya y'Imana, ariko yarangiza akereka abantu yuko Bibiliya ye ari yisobanutse itagongana.
uyu munsi wa none iyi Bibiliya ya Satani rero najya mbabwire ngo iyi Bibiliya yatangiye kuboneka mu 1969 kandi nimureba neza iri dini rya Satani rimaze gukoresha imbaraga cyane. Ariko nanone ikindi kintu gitangaje, iyi Bibiliya yabo yo ntabwo isomwa nk'uko Bibiliya yacu isomwa. Bibiliya yacu uko isomwa igera ahantu ikaduha inama, ikaduha urugero tugomba kugenderaho, ariko iyi ngiyo bayise authoritative, cyangwa se nuvuga ngo iki gitabo cya Satani cyo gitanga amabwiriza, iyo umuntu anyuranyije nayo ahita apfa nabi byanga byakunda, nuvuga ngo yuzuyemo imitongero. Twakwibaza tuti rero iyi Bibiliya barimo baravuga neza yuko bafite amacapiro atandukanye, kandi Bibiliya zirenga miliyoni za Satani zimaze kujya hagaragara. Bibiliya zirenga miliyoni zimaze kujya hagaragara, ziri ku kazi, abantu barazisoma. Kandi ikindi kintu gitangaje, iyi Bibiliya ya Satani igizwe n'ibitabo 4. Igitabo cya mbere cyitwa The Book of Satan, ikindi kikitwa The Book of Lucifer, nicyo cya kabiri. Icya gatatu cyitwa The Book of Belial. Belial nyine murabizi, Belial ni irindi zina rya Satani. Noneho ikindi gitabo cya kane, igice cya kane kiriya Bibiliya cyitwa The Book of Leviathan. Ni ukuvuga ngo igitabo cya Leviathan. Ni ukuvuga Leviathan murabyibuka ni izina ry'ikiyoka. Iki gitabo cya Satani noneho gifite iki? The Book of Satan, igitabo kibanza, igice kibanza cy'iki gitabo cy'iki Bibiliya ya Satani gishinzwe kurwanya amategeko 10 y'Imana ndetse n'itegeko ry'izahabu. Noneho cyarangiza kigapromotinga inyigisho z'aba Epicureanism. Epicureanism murebe muri Bibiliya zanyu mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 17, Paulo yigisha muri Atenayi yahasanze amatsinda abiri y'abapagani baramyaga ibigirwamana. Muri ayo matsinda abiri y'abantu baramyaga ibigirwamana, ni musome neza umurongo wa 18, haranditse ngo bamwe mu banyabwenge bitwa Abepikureyo n'abandi bitwa Abastayiko bahura nawe, bamwe muri bo barabazanya bati uyu munyamagambo arashaka kuvuga iki? Abandi babaza bati ubanza ari umwigisha uwigisha abantu imana z'inzaduka. Mu magambo make iyi Bibiliya ishinzwe ya Satani, igice cyayo cya mbere gishinzwe kurwanya amategeko 10 y'Imana, itegeko ry'izahabu ritera abantu gukundana, noneho hagakurikiraho igapromotinga inyigisho zarwanyaga inyigisho za Paulo. Noneho Book of Lucifer, igice cya kabiri cya ya Bibiliya gishinzwe gushyigikira filozofi. Birababaje cyane uburyo abantu biga iyobokamana muri za teoloji babitinda cyane muri filozofi. Aha niho Satani afatira abapastoro, abapotere n'abaki bajya kwiga ibintu bakisanga biga ibintu by'ubupfumu biri kure y'ijambo ry'Imana Bibiliya. Reka mbibutse yuko kwigira ijambo ry'Imana ntabwo bisaba amashuri yo mu rwego rwo hejuru. The Satanic Bible kandi irwanya ifite chapitre 12. Ikindi kintu gikomeye kandi nuko hariya muri Belial, mu gice cyitwa Belial umugabane wa 3, iriya Bibiliya ishyigikira ibigendanye n'ubumaji n'ubupfumu, ubumaji, imikino y'amahirwe n'ubupfumu. Noneho igice cyayo cya kane aricyo cyitwa The Book of Leviathan, aricyo icyo gice cyitwa Leviathan cyangwa Leviathan izina ry'ikiyoka. Iki ngiki cyo gishinzwe iki? Gishinzwe uburyo abantu bashobora guhamagara Satani, uburyo bashobora gukoresha mu buryo butandukanye no kwangiza. Noneho rero ibi bintu wabireba kuri Wikipedia, ku rubuga rwa Wikipedia wanditseho The Satanic Bible. Rero nshuti zanjye, ubwo ni ukuvuga ngo Kristo afite Bibiliya ye guturuka mu itangiro kugeza mu byahishuwe yerekana ububasha bwe. Satani nawe afite Bibiliya ye guturuka kuri page yayo ya mbere kugeza kuri page ya nyuma berekana Satani uburyo ari umutware ukomeye. Reka twerekere muri Korowani turebe propaganda za Satani muri Korowani ziravuga ngo iki. Surati ya 17 mu gitabo cya Korowani. Korowani ni igitabo kiyobora abayisilamu, nabo bagerageje gusobanura icyo Imana yapfuye na Satani, ariko nanone nagira ngo muze namwe ubwanyu kwicara mwibaze ngo ibi bintu umwuka wayoboye uwanditse Korowani, uyu mwuka wari uwuhe? Birabasaba kubanza kumva niba mwabonye ibyo twize dukurikije iby'ijambo ry'Imana. Surati 17 umurongo wa 61 wa Korowani baranditse ngo ubwo twabwiraga abamarayika tuti nimwubarare hasi kubwo gucira bugufi Adamu. Aha Korowani irimo irerekana yuko Imana yabwiye abamarayika ngo baramye Adamu.
ariko mu by'ukuri ntabwo bishoboka. Ahubwo icyo twemera ni iki? Nuko Imana yabwiye, yaba mu Baheburayo twabisomye, yaba mu Migani, Imana yabwiye abamarayika ngo baramye Kristo. None hano muri Korowani ho, Korowani yo irimo iragaragaza yuko Imana yabwiye abamarayika ngo baramye Adamu. Noneho mutega amatwi, bose bikubita hasi barubarara kubwo kumucira bugufi, uretse uwari ugiye kuba ikivumo agahinduka shitani. Ibilisi niwe wenyine wanze, ahubwo aravuga ati njyewe ubu nakubarara hasi kubwo gucira bugufi umuntu waremwe mu itaka. Mu magambo make, Imana na Satani bapfuye iki? Bapfuye yuko ngo Imana yasabye Satani kuramya Adamu, abandi bamarayika bararamya. Satani arangije aravuga ati njyewe ntabwo nabikora, umuntu nk'uyu waremwe mu bitaka njyewe namuramya. Ariko nshuti zanjye, birumvikana neza yuko Korowani yahuye n'ikibazo cyo gucurika intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi. Umurongo wa 62 w'icyo gice w'iyo surati baranditse ngo Shitani yongeraho aravuga ati reba nawe da, iki kiremwa wahaye icyubahiro kirenze icyanjye. Mu magambo make, Korowani irimo irahamya yuko Rusiferi yari munsi ya Adamu, ariko ntabwo ariko Bibiliya itubwira. Bibiliya ntabwo ariko itubwira. Bibiliya hano muri Korowani barimo baragaragaza yuko Adamu yari afite agaciro karuta k'iki? Karuta ka Rusiferi, ariko ntabwo ari byo. Icyubahiro kirenze icyanjye, nimutanyica mukanyohereza mukanyongerera indi minsi yo kubaho kuzageza ku munsi w'imperuka, nzafata urubyaro rwe rwose nduyobye, kereka bake muri bo nabo bazasigara ntabayobeje. Surati ya 15 umurongo wa 34, Allah aravuga ati sohoka hano kuva ubu wowe ubaye igicibwa. Ubwo magambo make, murumva ko Adamu yaremewe mu ijuru. Mwumva ikinyoma? Adamu yaremewe mu ijuru, arangije Imana ifata Adamu mu ijuru imutegeka yuko abamarayika bamuramya. Rusiferi aranga, amaze kwanga, Imana ihita imubwira iti are manuka wowe ndakwirukanye ndaguciye. Nshuti zanjye, byanga byakunda birumvikana yuko Satani amaze kubura uko yarwanya Bibiliya, ijambo ry'Imana, icyo yakoze ni iki? Nuko hagiye handikwa ibindi bitabo bigomba gucurika intambara iri hagati ya Kristo na Satani. Ibi nabyo bikerekana iki? Bikerekana propaganda ya Satani, uburyo Satani yagiye acurika abantu bakizera ibintu nyamara atari ko bimeze. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo uramutse urebye uyu munsi wa none, amatsinda atandukanye y'abatinganyi hano kuri runo rubuga, ruriya rubuga mberetse murimo kurebaho, berekanye uburyo Satanic Temple member bari barimo gusobanura abantu b'abamambure bari mu idini rya Satani. Umuyobozi w'iryo dini yaravuze ngo abamambure benshi cyane dufite ni abantu baba mu matsinda y'abatinganyi. Yarabyanditse arangije arabivuga, aravuga ati rwose 50% y'abamemba bacu ni abantu baboneka mu matsinda y'abatinganyi batandukanye. Uyu ni umugabo ushinzwe bari abantu b'idini ya Satani, niwe wabivuze. Aravuga ati n'uyu munsi wa none tunezezwa no kubabona barimo gukora amaparade cyangwa se ingendo akarasisi, ingendo zo mu mihanda bafite amabendera yabo ariko bananditseho Satani yuko ari umwami w'umudendezo, ari umwami, ari Imana itanga amahoro n'umutuzo, umuntu akiyakira mu bibazo bye. Nshuti zanjye, nagira ngo twihute tumenye yuko hano mu Rwanda merutse gukurikira kuri interinete, mbona umwana w'umukobwa banditseho bavuga ngo yihindura Satani. Uyu mwana w'umukobwa we nawe avuga yuko ngo avuye ikuzimu, akavuga yuko kuba umutinganyi ntacyo bimutwaye. Birahura rwose. Mu Rwanda twamaze kwakira abantu bari mu idini ya Shitani. Nimurebe kuri interinete, hari abagabo, hari abagore, hari abasore barimo kubyerura, ariko biranatangaje uburyo aba bantu bakorana n'amatsinda y'abatinganyi. Mu magambo make, Satani amaze kuba Imana ndetse abantu bamaze kubyakira. Twihuta mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye page 367, Intambara Ikomeye page 367 na page 368 baranditse ngo uwo mushukanyi w'umunyamwete nta kimutera ubwoba cyane nko kubona dutahuye ubucakura bwe, kugira ngo ahishe kamere ye rero n'imigambi ye yiyerekana mu ishusho y'urukozasoni kandi isuzuguritse. Anezezwa no kubona abantu bamushushanya nk'ikintu cy'urukozasoni cyangwa giteye ishozi, kitagira ishusho, kijya gusa n'inyamaswa kandi kijya gusa n'umuntu. Satani anezezwa no kumva izina rye rikoreshwa mu mikino no mu bitutsi kubiyita abanyabwenge kandi bajijutse. Ibyo biterwa nuko yiyoberanya mu buryo buhanitse, maze ugasanga hakunze kwibazwa ngo mbese koko icyo kiremwa kibaho? Ubu dufite n'irindi tsinda ritemera ko Satani abaho.
icyo ni igihamya cy'intsinzi y'amahame avuguruza amagambo y'ukuri ko mu byanditswe byera bigaragara no mu madini y'iki gihe, kandi biterwa n'uko Satani ashobora kwigarurira bitamuruhije intekerezo z'abatazi imikorere ye, ko ijambo ry'Imana rihora riduha ingero nyinshi z'ubucakura bw'imirimo ye, rikaduhishurira ibanga ry'aho akura imbaraga kugira ngo twirinde kandi twitegure imitego ye. Mu magambo make, iki gitabo cy'intambara ikomeye kiratwereka yuko abantu benshi bafata Satani nk'ikintu cy'igisimba, bandi bakamufata nk'umuntu udafite imbaraga, ariko nagira mbabwire ngo igihe kirageze ngo abantu babyitondere. Ibyahishwe 12:4 Bibiliya iravuga ngo umurizo wacyo wa cya kiyoka ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirya umwana we kimutsotsobe. Mu magambo make, umurizo wacyo ukurura 1/3 bisobanuye iki? Satani yatwaye abamarayika be mu kigare abatwarira mu kintu cy'ubuhezanguni, abatwarira mu kintu cyo kubajijisha, bisanga baguye. N'uyu munsi wa none ubwo buryarya no kujisha kwa Satani kuracyakora. Mu gitabo urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:7 Bibiliya iravuga ngo bana bato ntihakagire ubayobya, ukiranuka niwe mukiranutsi nk'uko wari umukiranutsi. Ukora ibyaha noneho ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Iby'umwana w'Imana yerekaniwe n'ibi ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Kristo yerekaniwe kugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Ni nayo mpamvu Kristo afite itorero rye ku isi rishyigikiye amategeko ye kandi rishyigikiye ijambo rye ko ribwirwa abantu bose. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none abantu bakwiriye kumenya urukundo Imana ibakunda, bakwiye kumenya uburyo Imana ibitaho. None uyu munsi wa none nahawe guhitamo. Ese nshuti zanjye, nyuma y'uko mumenya uko Satani akora, imikorere ye, propaganda ze, uko yarwanyije Imana, uburyo Satani arimo gukora ku mugaragaro, tukaba tugiye gutangira noneho kuzaza tumubona. Ese wari wabona Satani mu cyumba cyawe? Wari wabona Satani muri saro yiwawe? Ese ujya ubona Satani mu muhanda? Ese ujya ubona Satani kwa muganga? Ese ujya ubona Satani mu rusengero nubwo abantu bavuga ngo mwuka yaje? Ese ujya ubona Satani mu mikorere ya za politike z'isi? Ese ujya ubasha kubona Satani mu buzima bwawe no mu myanzuro ufata? Niba utabasha kubona Satani rero uracyari impumyi. Imbaraga za Satani ziratuzengurutse, ariko dukwiye kwishyira mu bwishingizi bw'isumba byose. Imana irimo iratubwira ngo ntabaza ndagutabara. Yesu Kristo watsinze Satani yiteguye kumutsinda muri njyewe. Reka rero mwemerere nawe umwemerere kugira ngo Satani yigizweyo. Reka tubone umwanya w'ijambo ry'Imana, kuko ari ryo ryonyine rifite ubushobozi bwo kutumenera amabanga, rikatwereka Satani na propaganda ze, kandi iri jambo n'amategeko y'Imana bifite ububasha bwo gutuma Satani abura icumbi muri twebwe. Reka Satani abura icumbi mu mutima wawe, reka Satani abura icumbi mu mitima y'abana bacu, mu mitima y'urubyiruko, mu mitima y'abizera. Reka Satani abure icumbi mu mitima y'abayobozi n'abanyapolitike batandukanye. Reka Satani abure icumbi mu mibereho yacu, mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nongeye kugushimira uburyo udukunda n'uburyo twitaho. Ijambo ryawe ritumeneye amabanga. Satani muri propaganda ye, uretse kwandikisha Bibiliya ye ngo ayijijishirizemo abantu, yafashe n'iyi Bibiliya yacu dufite, arangije arayiga, ahinduka umwigishwa wayo w'umuhanga. Ubu icyo arimo gukora, arimo aracurika ubusobanuro bw'amasomo ya Bibiliya. Ariyo mpamvu uyu munsi wa none hari amadini menshi. Muri ayo madini afitemo abayoboke, nubwo nawe yitwa ko afite idini, ariko bimushimisha cyane kubona amadini menshi Bibiliya barayishyize ku ruhande, bayoborwa n'ibitekerezo. Satani yandikishije ibitabo byinshi kugira ngo acurike ikibazo yagiranye na Kristo mu ijuru. Kandi n'uyu munsi wa none abatiyubaka ku ijambo ryawe bafite akaga. Wowe wanesheje mu ijuru, ukanesha muri Edeni, ukanesha mu butayu, ukanesha i Karuvari, ukazuka ukaba uri mu ijuru, ukaba nanjye ubwanjye ndetse n'aba bakurikiye iki cyigisho dusaba kunesha. Ngwino tuneshereze kandi wirukane Satani muri twe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.